burya umuvuga umupasiteri w'i Kigali nuwo Mucyaro burya niyo bavuga ntago bavuga kimwe ko burya umupasiteri wariye kawunga n'ibishyimbo n'uwariye inkoko n'ifiriti burya bari gukora mwijwi bavuga ubutumwa ntago bari kimwe. Uwo Mucyaro uvuga gute? Uwo Mucyaro ushaka gusanga ari nko kubwiriza akavuga ati oh haleluya Imana izabagirira neza kubera cya kibazo cy'imirire mibi. Ariko nkatwa bishop b'i Kigali sinzi nimba ukeneye ko nkumvisha b'i Kigali nawe. Nimba Imana ari ikintu yavuganye nawe mu buzima bwawe mvugira ngo iragisoye. Nimba Imana yarakubwiye ngo uzajya Amerika mvugira ngo uragiye. Nimba Imana yarakubwiye yuko ikuzamuye irakuzamuye. Urumva iryo jwi hari abantu bajya bayitiranya umuntu akahita avuga ngo ni mwuka wera cyangwa ni Imana cyawe ya burya umuntu uri kuvugira hasi n'uvugira hejuru ntago igitandukanye cy'uko umuntu yavugiye hejuru hari imbaraga burya y'ubwiriza habasabamo n'ibirayi burya n'ifiriti. Bishop makuru ni meza tugusanze hano mu iduka aho ukorera twaye tubona ibikorwa bitandukanye amavideo yawe avuga ko ari hano ukora twiza kwa twagusura twagiye ngo banze muri bakibwira abantu badasanzwe bazi Bishop banze bamenye ni muntu ki. Bishop umuntu curuza no kumuteremuko impano y'ubukomedi no rwose ntajya nyikora ariko nyiyumvamo ariko cyane cyane nkumva nakora ubukomedi bufite icyo bumaze no mu buryo bw'agakiza pana bwa bukomedi busanzwe gusa bisanzwe ngo mubo dukorana ndabasetsa no mu rugo abo tubana ariko muzima sabo ntago nkora si buryo ntago ari mu buryo bw'umwuga wenda ngo tuvuye ngo nkina amakomedi yo mu buryo bw'umwuga ntago bikora ariko mu buryo busanzwe numva ari gihe shaka kuzabikora mu gihe kizaza. Bivuze ngo no mu rusengero urigisha rimwe na rimwe ntago ari buri gihe yo Imana yangiriye ubunari gihe numva nka Bishop wanjye angiriye ikizera akambwa ati ngo nahane imbere ugira icyo tubwira ari gihe bijya bibaho ariko ntago ari buri munsi bivuga ariko kubwiriza ndabwiriza. None se ubwo abantu bakibaza ngo mu buzima busanzwe uretse kuba ucuruza hano ku muteremuko ikindi kintu ukora n'iki cyangwa se muri make ibintu wabukora bitari gucuruza nibi? Mu buzima busanzwe nakubwiye ngo ikintu nkora cya mbere mu buzima busanzwe n'ubucuruzi ndacuruza cyane ubwo urumva muri minsi mfite ubuzima nabyita ko mfite ubuzima bubiri cya mbere no gucuruza kindi cya kabiri no gusenga bivuga ngo rero urumva mu buzima bwo hanze cyangwa bwo muri isi ndacuruza inkweto ariko nkaba n'umukozi w'Imana. Ndagira ngo mbwire abantu mbwire nabenda kuba abashumba cyangwa nababaye abashumba nta kintu cyiza nko kubura umuvuga butumwa cyangwa uri umubishop ufite nakazi kuko burya yuri gutanga n'ubutumwa utanga ubutumwa nyabwo buturutse ku Mana pana bya bindi byo kuvuga ngo Imana iravuze itavuze kugira ngo we bishop uze kuramuka. Burya umuvuga umupasiteri w'i Kigali nuwo Mucyaro burya niyo bavuga ntago bavuga kimwe ko burya umupasiteri wariye kawunga n'ibishyimbo n'uwariye inkoko n'ifiriti burya bari gukora mwijwi bavuga ubutumwa ntago bari kimwe. Uwo Mucyaro uvuga gute? Uwo Mucyaro ushaka gusanga ari nko kubwiriza akavuga ati oh haleluya Imana izabagirira neza kubera cya kibazo cy'imirire mibi. Ariko nkatwa Bishop b'i Kigali sinzi nimba ukeneye ko nkumvisha b'i Kigali nawe. Nimba Imana ari ikintu yavuganye nawe mu buzima bwawe mvugira ngo iragisoye. Nimba Imana yarakubwiye ngo uzajya Amerika mvugira ngo uragiye. Nimba Imana yarakubwiye yuko ikuzamuye irakuzamuye. Urumva iryo jwi hari abantu bajya bayitiranya umuntu akahita avuga ngo ni mwuka wera cyangwa ni Imana cyawe ya burya umuntu uri kuvugira hasi n'uvugira hejuru ntago igitandukanye cy'uko umuntu yavugiye hejuru hari imbaraga burya y'ubwiriza habasabamo n'ibirayi burya n'ifiriti n'abantu bajya bisobanukirwa. Hari ugiye usanga umuntu avuga ngo runaka afite ikijwi gikanganye ngo afite amavuta ntago arya ari amavuta birya ni ibiryo burya ndakubwiza ukuri burya uzareba icyambere n'ubipinze hatagira n'umubishop unyitwaraho nawe wenda afite n'ijwi nanjye afite icyambere ngira ngo nkubwire uzacunge cyane yo wakoze nk'amasengesho y'iminsi 2 utangira ku munsi wa mbere usenga uvuga ati Mana ibyo wambwiye Mana bisohoze wambwiye kuzangirira neza ariko uzarebe ku munsi wa 3 uvuga ati Mana nzi kutabeshya wambukije abisirayeli inyanja itukura bivuga ngo za mbaraga z'ibirezo zitangiye kugenda zigabanyuka ari gukora izamwuka gusa bivuga rero umuntu ajya kwikarakasa imbere uzajya ugira ngo ni imbaraga za mwuka wera nyinshi cyane burya niza gaceri ziba zirimo ubwo wajya nk'inama nyine ugira abapasiteri wumva ko bo wa mugani bashobora kuba bafite amatorero cyangwa se ibyo bari gusenga gusa ariko bakaba badakora icyo shaka kubivugaho n'ubundi ikintu maze kubona abantu bagomba
gutandukanya cyane. Kera icyo bitaga akozi y'Imana batagira icyo bakora babitaga Abalewi, kandi ujya kureba muri iki kinyejana cyangwa muri no minsi nta Mulewi ukibaho. Abalewi bose barashize, nta Mulewi ukibaho, kuko Umulewi n'undi umuntu utaragiraga ahantu ho kuba, utaragiraga ibintu bigisha. Umulewi yabaga mu rusengero gusa. None bishop wo muri no minsi aba afite vewiti, bishop wo muri no minsi aba afite ibikorwa remezo nk'ibi, aba afite amashuri kandi amwishyura. Bishop wo muri no minsi aba afite inganda. Bivuga uko byakagenda kose mu bishop ntago aba ari Umulewi. Bivuga rero kugira ngo ube mu bishop ukorera Imana, kugira ngo bigende neza nawe wisanisha n'Abalewi, niko aba mu bishop unakora. Bizagutuma uvuga ubutumwa utaniba. Ariko nushaka kwigira Umulewi utari we, uko byagenda kose iyo vewe ukeneye bizasaba ngo ubeshye. Urabizi insengero zo mino minsi nyinshi ziba zikodeshwa, bisobanura ngo uko byagenda kose nutabeshya ntabwo urwo rusengero uzarwishyura. Rero kugira ngo ube mu bishop w'umunyembaraga utari umujura, byagusaba ko waba mu bishop ari kunakora. Bivuge nk'ubu urabona yuko impamvu usa neza gutya nta n'ingaro ufite hagati yanjye n'Imana, niko ndi umukristo ari kunakora. Bivuge ngo ngeze mu mwanya wo gusenga ndasenga mwuka kamanuka kandi Imana ikanyumva, ariko najya no mu gihe cyo gukora nabwo nkakora. Shaka kuvuga yuko rero burya buno buzima yo buvanze bugenda neza cyane. Hari abantu tugiye twumva ukavuga ngo arasenga ngo agiye mu masengesho ngo maze amezi angahe ngo ari iri cyangwa iki, wowe bifata gute nka bishop? Nge nka bishop ukuntu mbibona, hari ibintu tujya iyo dusemye na Bibiliya kenshi dukunda kuzifata uko cyangwa tukabitwara uko bitari. Uzumva ngo Abayuda batabarwa, amasengesho yatabaye Abayuda ntago ari ay'amezi 6. Amasengesho yatabaye Abayuda ntago ari ay'imyaka 6. Bibiliya itubwira yuko umwanzuro wo kumanika cyangwa se w'Abayuda bo kwicwa wageze, aribwo biyemeje Morodekayi n'umukobwa wiwe gufata umwanzuro wo gusenga amasengesho y'imisi 3. Kandi none iyo urebye amasengesho y'imisi 3 basenze, yakoze ikintu kugeza n'izi satwe twumva tukanakizereramo. Ntago bigeze rero basenga amasengesho yo kwirwa mu buvumo ayo mu butayu, basenza amasengesho hari icyo bundi basenza amasengesho afite intego, yarafite icyo asobanuye. Bisobanura ngo Morodekayi yarakoraga mu buzima mbere yuko ajya gusenga, na Esteri yari umwamikazi mbere yuko ajya gusenga. Bivuga ngo nawe byakabaye uko byakagenda kose, nawe wakabaye ugira icyo ujya gukora cyangwa se ujya gusenga, ariko hari n'ibyo uvuyemo gukora. Pana kuvuga ngo kuwa 3 basengeye aha, kuwa 4 basengeye aha, kuwa 5 basengeye aha. Yari ikuntu umwuka ajya ashoboza nkabona kanya nkajya nko gusengera ahantu nko mu butayu, ugasanga umuntu w'umugabo ufite ibiro nka 50 yikoreye ibibuye ry'ibiro 20, ngo Mana ngiri buye nikoreye ngo ni kayitani w'umuturanyi ngo nikoreye, akagera nk'ahantu nko ku ntambwe nka 300 akagirika nguko ngihiritse ngo niko miritse n'umuturanyi kayitani asubira inyuma. Bivuga ngo ugasanga abantu umwanya bari gusengamo keshi suwo kugira ngo Imana igire ikindura ku buzima bwabo, ahubwo bari gusenga amasengesho apfuye. Nihuse no mu magambo navuga ngo mugerageze musenga amasengesho cyangwa se musenga amasengesho afite gahunda, cyangwa se mugerageje gukoresha igihe neza mu gusenga. Burya ni gusenga bitagira umuteguro nta kintu bimaze. Gusenga utazi icyo ugiye gusengera nta kintu bimaze. Niho hantu uzasanga ugiye gusenga ugasanga ugiye gukora ibintu bitari ngombwa ugira ngo urimo urasenga. Rero Morodekayi na Esteri n'Abayuda bose basenga bari bafite ikintu cyari kibajyanye gusenga. Bagisengeye nabwo nibagisengeye imyaka 50. Bibiliya yose uzayijyamo amasengesho yatabaye Abayuda nta y'imisi 3. Arero wirirwamo buri kwezi buri byumweru buri ari uri gusenga keshi, nge nayita kuri nyankimbura mukoro. Nagira ngo baze ese nka challenge cyangwa se ibigeragezo ubona byo mu mwuga wawe ni bihe? Ibigeragezo duhura nabyo ntago akeshi ni bya Satani, kuko nta wundi mwanzi tugira kuri isi ni Satani. Ariko amahirwe dufite hagati hejuru y'imbaraga za Satani haba hari iz'Imana. Bivuga ngo dufite umutsinzi, ntago ntabwa ubwoba n'ibigeragezo kuko ufite unsindira ibigeragezo. Bivuga ngo rero umuntu unkakabije muri isi ni Satani wenyine, ahandi ho ndumva nkomeye. Bishop urakoze. Imana iguhe umugisha. Wabarugajwe n'indwara z'uruhu, wabafite ikibazo cy'ibiheri bidakira, tugane muri Mucyaro Cosmetic ubashe kubona amavuta atandukanye atuma uruhu rumererwa neza kandi ukabona umwimerere warwo. Dusanga muri Kigali Grand Pension Plaza muri etage ya mbere. Ushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, Facebook Mucyaro Cosmetic Shop, Instagram Mucyaro Cosmetic, cyangwa se urubuga rwacu mucyarocosmetic.net.